Umugoroba mwiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda zitandukanye Royal TV yabateguriye. Ni saa moya n'igice tugiye kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. N'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Rose Nishimwe. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Rumwe mu rubyiruko rutuye ku mupaka wa Kagitumba huje u Rwanda na Uganda ruravuga ko nta biyobyabwenge birangwa kuri uyu mupaka. Guhana abakora ubucuruzi bw'akajagari n'ababagurira bimaze gutanga umusaruro nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo Rwamurangwa Stephen. Naho hanze imipaka y'u Rwanda muri Gambia, Perezida mushya w'iki gihugu cya Gambia Adama Barrow yongeye kurahirira kuyobora Gambia mu muhango witabiriwe n'abantu benshi mu murwa mukuru Banjul. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu kuri mugoroba bagiye kwibandaho, mbahaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Rumwe mu rubyiruko rutuye ku mupaka wa Kagitumba huje u Rwanda na Uganda ruravuga ko nta biyobyabwenge birangwa kuri uyu mupaka kuko ngo n'ugerageje kubyambutsa mu buryo bw'ibanga inzego z'umutekano zibimwambura zikabigumana gusa, ariko ngo hari abajya kubinywera mu gihugu cya Uganda bakinjira mu Rwanda basinze. Florence Kizwera yanyarukiye kuri uyu mupaka aganira n'urubyiruko rwaho. Ku mipaka ni hamwe usanga hari ikibazo kidasanzwe cy'ibiyobyabwenge kuko ahanini bidakorerwa mu Rwanda bikaba bitenewe mu Rwanda, nyamara muri bimwe mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda ho bimwe muri byo ntibifatwa nk'ibiyobyabwenge. Uburyo bwo kubyinjiza mu gihugu nubwo butemewe ntihasiba kumenwa ibyo, cyane cyane ku mipaka nyirizina cyangwa mu turere twegereye imipaka. Kubyirinda ni bumwe mu butumwa bukunda gutangwa n'inzego z'ubuyobozi iyo zabasuye ku mupaka wa Kagitumba uhuza u Rwanda na Uganda, kimwe mu bihugu biturukamo bimwe muri byo bifatwa nk'ibiyobyabwenge mu Rwanda. Urubyiruko ruhatuye ruvuga ko nta biyobyabwenge bigaragara kuri uyu mupaka, ngo nibigeragejwe kuhinjizwa binyuze mu nzira zihishe cyane nko mu cyambu, ngo inzego z'umutekano zirabifata zikabimena. Oya, ntabihari, polisi zigerageza kugumya kubirwanya. Wenda harimo n'ababicisha hano mu cyambu, ariko iyo bageze hakurya basanga polisi zihari, ni ukuvuga ngo bakabafata bakabimena n'ibyo baba bafite. Ibiyobyabwenge ahangaha ntabwo ari cyane, ntabwo bihari, n'ibyaba bihari byaba byarambutse mu buryo butemewe n'amategeko, wenda bakabicisha kure, bagira amahirwe ntibafatwe, ariko abafashwe n'ubundi barahanwa. Ngira ngo nawe wayibonye wahageze, urabona urubyiruko rwose ruhari, ntabwo bose babinyoye, nta barimo banabinyoye, ngira ngo ugeze unabona. Nyamara nubwo uru rubyiruko rwemeza ko nta biyobyabwenge byambutswa cyangwa binywerebwa kuri uyu mupaka, ngo hari ababinywa ariko bakabinywera hanze, ibyo bita kubyambukana mu nda. Aba ngo bijya bibabaho bakambuka basinze, nyamara ari ntabyo bikoreye, dore ko ngo hari n'abaza bahetswe. Gusa uru rubyiruko rwemeza ko nabo inzego z'umutekano zibafata zikagira aho zibashyira zikabarekura byabashizemo cyangwa basindutse, mu rwego rwo kwirinda ko igihe byaba bikibarimo byagira ingaruka no ku bandi baturage. Oya, umujyi ntabwo ugaragara n'ubashije ajya kubinywera hariya Uganda, nibo bagenda bakabinywera bakaza babinyweye ntabyo bambukana. Hari igihe baza basinze bakaza babateruye, aragenda akayinyweramo nyine, akayinywerayo akaza yayihaze nyine. Ariko wenda abari bibikoresha n'ubundi bari bujye hakurya babinywe, nibamara kubinywa nanone kandi iyo baje bwije polisi zirabafata zikabashyira mu bihome bakabihanirwa, byarangira bagasura kuri gahunda, nta kibazo, ubwo ngubwo bakabarekura. Uretse ibiyobyabwenge bigaragara mu gihugu ari uko byahinjijwe nka kanyanga, urumogi n'ibindi, zimwe mu nzoga zikorwa n'abaturage nazo hari zishyirwa mu rwego nk'urw'ibiyobyabwenge, nubwo bibaha bitari ku rwego rwo hejuru. Abo bafata izagakwiriye kuba zisanzwe bakongeramo ibyo bamwe bita ibirozi, nk'aho bashyiramo itabi, ibitaka, amatafari ahiye, imisemburo yagenewe ibindi, ifumbire mvaruganda n'ibindi, bagambiriye kuzamura ubukana bwabyo. Inzego z'umutekano zivuga ko u Rwanda rudashobora kuba isoko ry'ibiyobyabwenge. Ubihamijwe ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 3 n'5. Ibi bihano bikiyongera iyo bifatanwe yarariho abyinjiza mu gihugu. Ariyo mpamvu abatuye ku mipaka bagomba kwitwararika birenzeho ngo bataba inzira yo kubyinjiza mu gihugu. Florence Kizwera, Royal TV.
Nagushimiye cyane Fulgence Hakizibera, ndabibutsa ko rero mushobora kutwoherereza ubutumwa bugufi mukagira uruhare muri aya makuru yacu tuba turimo kugenda tubagezaho. Nkuko kandi mumaze kugenda mubimenyera buri wa gatandatu tuba turi kumwe n'umutumirwa. Uyu munsi nabwo umutumirwa turi kumwe muraza kumubona mu kanya. Reka rero tubanze dukomeze n'andi makuru twabateguriye n'umutumirwa wacu mu kanya turamwakira. Komisiyo y'ubumenyi n'ikoranabuhanga mu muryango w'ubumwe bwa Afurika irahamagarira ibigo bya leta, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abantu ku giti cyabo basanzwe bafite ibikorwa byo kurengera ibidukikije muri Afurika gukora neza imishinga yabo kugira ngo bahabwe amafaranga ashyigikira iyo mishinga yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ni amafaranga angana na miliyoni 30 z'amayero agomba guhabwa abashoboye gukora imishinga neza akazabafasha kugera ku makuru afatika arebana n'ibidukikije. Tito Dusabire. Itsinda ry'abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere riturutse muri komisiyo y'ubumenyi n'ikoranabuhanga mu muryango w'ubumwe bwa Afurika riri mu Rwanda kuva kuri wa gatandatu. Bari guhugura abahagarariye ibigo bya leta, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abantu ku giti cyabo bafite aho bahuriye n'ibikorwa byo kurengera ibidukikije baturutse mu muryango IGAD wongeyeho u Rwanda n'u Burundi ku buryo bashobora gusaba guhabwa kuri aya mafaranga yatanzwe nk'inkunga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Dr Tidiane Watara ni umukozi muri komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akaba n'umuhuzabikorwa w'uyu mushinga. Arasobanurira ibisabwa kugira ngo umuntu abe yakwemererwa gusaba kuri ayo mafaranga. The requirement is simple and the people in this area they already know the kind of requirement. First of all, there is Ibisabwa biroroshye cyane kandi abantu basanzwe baba muri ibi bikorwa barabizi. Icya mbere hari ibyo twita ibisabwa birebana n'imiyoborere, ugomba kwerekana ko ikigo cyawe kiriho mu buryo bwemewe n'amategeko. Icya kabiri ugomba kwerekana ko ikigo cyawe gikomeye, no kuvuga ugomba kwerekana ko mu birebana n'imari wishoboye. Niba warasabye miliyoni 1 ugomba kwerekana ko nibura wagaruza ibihumbi 200. Ibyo kandi si ku mafaranga gusa kuko ugomba kwerekana imishahara y'abakozi uzakoresha. Uko ni ukorohereza ikigo kugira ngo kigire ubushake. Ntabwo waza muri uyu mushinga nta kintu ufite ngo ugire icyo ubona. U Rwanda n'u Burundi nubwo bitari mu muryango IGAD ariko bifatwa nk'indorerezi. Gusa abakomoka muri ibi bihugu byombi nabo bemerewe kuba basaba kuri ayo mafaranga agamije gutera inkunga imishinga igamije 100% kwita ku bidukikije. Ese mu Rwanda hagize ubona kuri aya mafaranga niki asabwa kwitaho? Mu gusubiza icyo kibazo turifashije Gaspard Rwanyiziri, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akaba anayobora ikigo cy'ikoranabuhanga rigendeye ku bumenyi bw'isi. Muri hano mu Rwanda ibintu ndimo ntekereza dusanzwe dukora, cyambere tushobora kureba uburyo dushobora kubungabunga ibibazo by'ibiza hano mu mujyi wa Kigali dukoresheje iryo koranabuhanga. Ubwo hari umushinga twari dufite dukoranye n'ikiko kimwe cyo muri Nairobi kitwara Semaradi, twafata uwo mushinga tukongera tukawagura. Icya kabiri no kureba ingaruka zihumanya ry'ikirere, ingaruka zishingiye ku climate change muri kano karere. Murabizi yuko mu minsi ishize kubyerekeye habaye amapfa, tukabanza tukareba icyo kintu bishobora kudufasha. Ikindi dushobora kureba no kureba ibidukikije, cyane cyane nshobora gufata nk'ibimera n'inyamaswa ahantu harinzwe protected areas, tukareba nk'ahantu uburyo hagenda hagabanuka bitewe n'imyongerere y'abaturage, uburyo ibishanga bigenda bigabanuka n'ingaruka bigenda bitera byarande wetland degradation. Ibyo byose ni ibintu tuzareba. Ikindi no kureba uburyo twagubasha gucunga ubutaka bwacu. Kwikubitiro ngo imishinga ikenewe nirebana no kubungabunga amazi ndetse no kwita ku mitungo kamere. Nyuma yo kuzuza neza ibisabwa, abazaba bafite imishinga bazatangira guhabwa kuri aya mafaranga nibura mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Tito Dusabirema, Royal TV. Tito Dusabirema harakoze cyane n'amakuru ya Royal TV mukomeje gukurikira. Mushobora kandi no kuyakurikira muciye kuri internet ni kuri wa3.royaltv.rw. Mukomeze mutwoherereze n'ibitekerezo byanyu kuri iyo nimero yacu ya WhatsApp murimo kugenda mubona ku screen yanyu. Nkuko nari maze kwibabwira rero dufite umutumirwa wacu muri studio. Pasi, uraho neza? Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Tudatinze, Pasi ni muntu ki? Pasi ni umuhanzikazi w'umunyarwanda, amaze imyaka 8 mu muziki. Natangiye umuziki mu mwaka wa 2009. Burya ndashaje. Uzikursaziyemo. Hanyuma mfite album ebyiri, ndi gukora kuri album ya gatatu, mfite video 17. So
n'iya 18 nayo iraje vuba ngaha. Wow. Pasi utangira kuririmba wahereye ku ihe ndirimbo? Ndahereye ku ndirimbo mbese nzapfa. Ushaka kuturirimbiraho gatoya? Okay. Njye mfite ubuzima bwiza mbese nzapfa ndi umutunzi ukomeye kabisa. Yeah, abanzi bamfata nk'umukiza. Uwo nkozeho ndice nkakiza. Nk'ibyo. Kuki wahisemo kuba umuraperi kandi icyo gihe ndibaza kutangira hari ngira ngo nta n'abandi bakobwa bari bahari ari wowe gusa? Ndumva bari bahari ariko twakoraga hip hop twese ariko zari style zitandukanye. Kubikora rero njye numvaga ubutumwa nifuzaga gutanga mu ndirimbo buzaba bwiza neza ubwo nshaka ariko mukoze mu njyana ya hip hop. Niyo mpamvu nahise nkora injyana ya hip hop. Ntabwo ikuvuna se? Ntabwo imvuna ni ibintu byoroshye ahubwo ibindi nibyo bimvuna. Ubu numva ngo ugiye mu zindi njyana ziraza byo kuririmba bisanzwe mfite impano nabyo nabikora ariko nyine bisaba ibintu byinshi cyane nyine kugira ngo ijwi risohoke ari ryarindi ryiza. Hanyuma rero turi kumwe na Pasi Oda, nimba hari ikibazo cyangwa se icyifuzo igitekerezo icyo ari cyo cyose ushaka kumubwira ushobora kutwandikira ubutumwa bugufi ukoresheje iyo nimero yacu ya WhatsApp. Pasi turakomeza tugende tuganira, reka tubanze dukomeze n'andi makuru twateguriye abanyarwanda. Murakaze. Dukomeje rero mu yandi makuru twabateguriye mu gihe hirya no hino mu bihugu byo mu karere hakunze kumvikana abagizweho ingaruka mbi n'ihinduka ry'ikirere. N'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere kiravuga ko ari ngombwa ko abantu baha agaciro amakuru bahabwa ajyanye n'iteganyagihe kuko ngo bishobora kubafasha kwirinda ingaruka za hato na hato zishobora guterwa no kutamenya. Debbie Consolera dukunda. Akarere k'iburasirazuba u Rwanda ruherereyemo kari mu bice bikunze kwibasirwa n'ibiza. Izi nsanganya kandi ntizijya zinasiga u Rwanda inyuma, nk'aho umwaka washize uduce tumwe na tumwe tw'igihugu twibasiwe n'ibiza bigahitana abatari bake ndetse bikanangiza byinshi mu bikorwa remezo ndetse n'ibikorwa by'abaturage. Ibi rero ngo bigatuma bamwe mu baturage badasobanukirwa neza n'akamaro k'iteganyagihe kandi ngo ribafatiye runini. Uyu ni umuyobozi ushinzwe iteganyagihe mu kigo cy'ubumenyi bw'ikirere Twahirwa Anthony, arasobanurira akamaro k'iteganyagihe muri rusange. Urabizi neza yuko iyo habayeho ikirere kidasanzwe bishobora gutwara ubuzima bw'abantu. Siko bimeze. Hariho nubwo rero usanga n'umutungo wabo uhatikirira ugasanga urahungabana. Utuhungabana gute? Tugiye muri sectors zitandukanye. Tuvuge nko mu myubakire. Buriya mu myubakire kugira ngo wubake inzu ikomeye no kubanza kureba ese ubwo butaka ibipimo by'ubushyuhe na imidite mu butaka biteye gute. Bari babona bubaka inzu ugasanga imidite yaratonze hano, ugasanga kera inzu izagwa. Buriya kugira ngo bamenye yuko ibikoresho bagomba gukoresha nuko baba bakoresheje bya bipimo byacu byo dupima by'ubutaka, ubushyuhe bwo mu butaka n'ubushyuhe bwo mu butaka. Ugiye nko ku mihanda ujya ubona yuko hari imihanda bubaka amazi akaza akayitwara. Buriya uzi impamvu amazi atwara imihanda agatwara n'ibiraro? Ni ukubera yuko ibipimo bya meteo kumenya imvura ihagwa kwingana ntabwo baba babikoresheje. Buriya kugira ngo wubake urutindo ruzakomere rumara imyaka n'iyindi ugomba kumenya imvura yahaguye mu myaka 30 imyaka 100 ishize, ukamenya se storm imvura nyinshi idasanzwe yahaguye yanganaga iki. Niba yaranganaga wenda na milimetero 1000 n'urugero, ukamenya yuko 1000 ubutumburuke bwo kuva ku butaka kugera aho ngaho bwareshyaga gute. Nuba ku rutindo rugera hehe, niba ubaka rwa rutindo rugera hasi yahahanda amazi yageze izongererwe ibijyanye. Twahirwa Anthony ushinzwe iby'iteganyagihe avuga kandi ko uruhare rw'abaturage rwa mbere ari ukubyaza umusaruro amakuru y'ibipimo bahawe n'ikigo cy'iteganyagihe kugira ngo birinde ingaruka zishobora kuba mu gihe badahaye agaciro amakuru yatangajwe. Twe nk'ikigo cyo tubasaba ni ugukoresha amakuru yacu nk'uko tuyabagezaho. Iyo tubonye izo mpinduka tukaziguha tukazikugezaho nawe ugahindura imikorere bijyanye n'ukuntu ibintu twabibonye. Nicyo dusaba abaturage cyane mu by'ukuri. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda ni ikigo cya leta kibarizwa muri Minisiteri y'Umutungo Kamere Minirena.
mu Rwanda ibipimo bya mbere by'imvura n'ubushyuhe bikaba byaratangiye gufatwa hagana mu mwaka w'1930 gusa ubupimiro bwa mbere bukaba bwari bwarashyizweho mu mwaka w'1996 buherereye i Save ho mu ntara y'Amajyepfo. Ikigo cy'ubumenyi bw'ikirere cyatangiye ari ishami rishinzwe ingendo zo mu kirere. Iri shami ryaje gushyirwa muri Minisiteri y'Ubwikorezi mbere y'uko ryimurirwa muri Minisiteri y'Umutungo kamere, ari naho rikibarizwa magingo aya. Harakoze cyane Debbie Konsole Iradukunda. Mbibutse ko rero mukomeje gukurikira amakuru kuri Royal TV. Turi kumwe n'umuhanzi wacu uyu munsi. Nkuko maze kumenyera nyine mu gatandatu tuba turi kumwe n'umutumirwa. Uyu munsi turi kumwe na Oda Paccy. Paccy, hano rero hari ibibazo byinshi abantu batangiye kukubaza. Mbere yuko nkubaza ibyanjye reka mbanze ntirengagiza iby'abakunzi barashaka kuba barimo kwandika. Hari umuntu utubwiye ngo hayi ni Rutaganda Moyize mbariza Paccy amashuri yize murakoze. Nize nyine Gardienne nayo narayize, niga primaire, niga atandatu yisumbuye, ndi kwiga muri university. Wow. Ubwo nizere ko asubijwe. Hari n'undi watubwiye ngo hero ngo ndi Desire nishimiye icyo gikorwa bakoze cyo gukumira ibiyobyabwenge byinjira mu gihugu niba birwanye pe. We yavugaga ku nkuru twakoze. Hari n'undi utubwiye ngo hayi ngo ni Ruta. Okay, ingiye niyo twari tumaze gusoma. Ngo muhanzi ngo uwo muhanzi yaba afite imyaka ingahe? Ese ari mariye? Thanks ni Steven. Ndi umusiribateri. Yanze umusiribateri nyine ntago ndimanye imyaka se ubwo ari umukobwa ukivugara. Ego bana ndi hejuru ya 24 ndi hafi muri iyo myaka. Ashakire mama. Ashakira gato. Aha ngo nta kundi arihangana. Hari wundi nabutubwiye ngo izo ni oya hingi ntabwo mengira ngo ntabwo ari yacu. Ngo Paccy turamwemera mudusuhurize ni Ernestine kuva Kimisagara. Arakoze cyane. Hari n'undi watubwiye ngo muraho nitwa Amani Mageza ndi hano mu Bugesera. Hayo. Muraho nitwa Amani Mageza nkunda Paccy Oda ariko muducishirize indirimbo ye yitwa Weekend. Love ya weekend. Ni ya kera bibashura. Abwese yandikaho n'ibindi bibazo. Ngo se arubatse afite abana se niba hari umwana afite yumva yaba umuhanzi nka mama we? Ntabwo nubatse mfite umwana ariko ntabwo umwana namuhitiramo ku bwanjye niko ntekereza kubera ko nanjye nta muntu yigeze ampitiramo ngo ugomba gukora iki. Narakuze numva niyo mpano mfite. Ntekereza rero ko n'umwana igihe nikigera nzamenya impano ye nkayimushyigikiramo n'abazihitiramo nasihitiramo icyo agomba gukora. Hanyuma Paccy reka mbe mvuye ku bibazo gato by'abantu barimo kugenda batwandikira. Ujya ureba televiziyo ukareba ukuntu abanyamakuru basoma amakuru. Ego. Iyo ubibonye se ubona bimeze gute? Ni impano ikomeye cyane kubera ko nimbibona nk'impano ikomeye cyane kandi idashoborwa n'umuntu uwo ari we wese ko kuvuga udategwa niki donc ni byiza cyane. Hanyuma rero muri aka kanya abakunzi bawe barasanzwe bakuzi mu muziki bakuzi uririmba bakuzi nyine urimo kubashimisha baririmbira ugiye no kubereka ko wenda no gusoma amakuru ushaka kubishobora. Murakoze tugane ku makuru akurikira kuri Royal TV muri aka kanya. Nyuma y'iminsi mike amabwiriza y'umujyi wa Kigali mu guhana abazunguzayi n'ababagurira, umuyobozi w'akarere ka Gasabo Rwamurangwa Stephen aganira na Royal TV yemeje ko bimaze gutanga umusaruro. Ibi yabivugiye mu kiganiro Isanzure. Twise free market. Tugenda dukodeshereza abantu hirya no hino babazunguzayi ahanini biganjemo bariya bacururiza ku gataro ariko tubikora mu buryo butanoze. Icyo gihe bahabwaga n'amafaranga twabahaga amafaranga y'igishoro tukanabakodeshereza ahantu byibuze amezi 6. Nabyo bamwe bati bayahaye abatayakwiriye abandi bayabonye. Ntibyakorwa neza ntibyanoga turabyemera rwose ku buryo bamwe bamaze gushyikira ayo mafaranga barigendera. N'aya mazu ntibayajyamo. Abandi bayabamo ariko igihe kirangiye cy'amezi 6 baratawanyika kuko icya mbere ntibari mu matsinda. Icya kabiri nta identification nyayihamye twari twakoze dukoresheje n'ubundi abazunguzayi nko tubikora ubu. Ariko ikindi twapfaga no gukodesha ahantu mu by'ukuri wa mugani
hamwe na hamwe hatari accessible batazabona umukiriya uyu munsi wenda ikinyuranyo gihari wenda havuze ntabwo ari mu karere nyobora ariko ubu ngubu twagiye twita cyane ku kubaza abazunguza ese ni hehe mubona twabashyirira utu dusoko kandi mukazabona abaguzi bakatanga igitekerezo kuko mu miyoborere myiza ujya inama n'uwo ugiye gufasha akakubwira atari iki cyamfasha ni iki ngiki naho ubundi umufashije ushobora kwibwira ko urimo umufasha ukanatanga na byinshi ariko mu by'ukuri ukanamukura ahubwo naho yarari rero ibyiza ni uko tujya inama ubu rero approche dukoresha ahantu hose tugomba kwesitaburishinga agasoko abazunguzayi bagomba kugira uruhare bakavuga bati naha buriya wenda nguhaye urugero rwa Remera hariya ntabwo byari byoroshye hari n'abantu benshi batanabyumvaga bati ni mu muhanda iki ariko abazunguzayi kuko aribo bari bahisemo niho twabahaye kandi mu by'ukuri ubona yuko hari abakiriya rwose ni ahantu nyabagendwa n'ubundi hatanagoye n'abakiriya hari ikindi kibazo batari bavuze cyangwa ariko kizwi ibintu abazunguzayi bamburwa ibiribwa bijya hehe ibyambarwa ko hari umuntu bati mudasa nyambura ikote mu gitondo usanga ryambaye biriya bintu bijya hehe ibyo nabyo ni ikindi kibazo turimo turanoza kujera biriya bintu ubundi buri murenge ufite sitoke y'aho ubika biriya bintu hanyuma bikazahabwa abatishoboye batandukanye ndetse harimo no kubiha bariya bana bajya iwawa buri mwaka ibiribwa cyangwa oya biriya by'imyambaro inkweto imyenda iki ariko biriya by'ibiribwa byo amabwiriza rwose tuha bariya bantu ni ukubitaba bakabitaba rwose ibyo ni ibindi ni nk'uko nyine wari uvuze yuko hari n'igihe usanga wenda umudasa yambaye umwenda ariko in principle yagombye kuba akora inshingano ntajye nanone gutandukira bingana bityo ariko nyine kubera za kamere natangiye nkubwira hari abajya mu nshingano azi neza icyo agomba gukora agakoramo n'ikindi kidateganijwe ariko ubundi nka biriya by'ibiribwa kubera yuko tuba dufite ubwoba bw'uko bihumanya ubundi nabyo byakabaye bihabwa wenda nk'abantu batishoboye ariko tuvuga yuko babitaba kuko igituma tubirwanya no gucururiza mu kajagari ni n'ubuziranenge bwabyo ibintu biba bizerera aho ngaho utazi iki n'ubicuruza ugasanga rero mu rwego rw'umutekano w'abantu ubundi biba bigomba gutabwa ariko nk'uko wari uvuze hazamo za kamere abantu bakabyirira cyangwa bagakora ibindi ariko ubundi principle niyo ngiyo ibitabora rero nk'imyenda inkweto imikandara ibyo biba bigomba guhabwa abantu n'ubundi batishoboye rimwe na rimwe hari n'igihe tujya tubiha bariya abana bajya iwabo buri mwaka bakabiheraho kuko n'ubundi hari ibikoresho tubagurira ariko hari n'uburyo dusigaye tunabyoroshya twafata bariya abazunguzayi aho kugira ngo tubimwambure tukamufata ahubwo tukajya kumwereka aho ajya gucururiza akabijyanayo ariko muri iki gihe ntabwo tugifata umuntu ngo tumwihorere gusa tunamukuraho n'umwirondoro iyo tumufashe inshuro ya mbere turamwigisha tukamwereka n'aho ajya gukorera twamufata inshuro ya kabiri tukamuha shanse ya nyuma inshuro ya gatatu tukayimwambura niyo mufashe uwo mu karere ka uwo rero yari Rwamurangwa Stephen umuyobozi w'akarere ka Gasabo aganira na mugenzi wacu Vincent Niyibizi. Reka rero dukomeze tuganire n'umutumirwa wacu uyu munsi Oda Pasi. Pasi hari abakunzi be batangiye kugenda batubaza nyine ngo mwiriwe ngo tubashimiye amakuru meza mutugezaho uwo muhanzi Oda Pasi ndamukunda uti courage atubwira gashya dufitiye muri uyu mwaka murakoze ngo nimparirwa inyamirambo. Ikintu cya mbere mbafitiye muri uyu mwaka ni indirimbo nshyashya yitwa Nobody audio yageze hanze ni umunsi wa kabiri iri hanze ni indirimbo nakoreye muri Wasafi Records so iri mu cyongereza n'igiswahili ni wa mushinga wa mbere mbafitiye muri uyu mwaka wa 2017 iyo ndirimbo nendaga kuyikubazaho ndagira ngo banze turirimbire gato ubundi tubone kukubaza ibibazo byinshi bitandukanye My body please touch it romantically. Your lips to mine, I won't feel your energy. You got the magic, Missy J.L.A. You want my heart and my soul like nobody. How we touching you, she can with the walk. Yeah, don't you want me lick it? Wasichana wengine wanatamani waushike ila mimi kwako nimenoki.
wow ndibaza ino ndirimbo ni nziza cyane Pasi iri mu rurimi rw'icyongereza nimba numvise neza ni igiswahili iswahili niyo iri nyinshi icyongereza ni magambo make cyane yego iyi ndirimbo kuki bagiye kuyikorera hanze muri Wasafi buri mwaka mba mfite ingamba nshya nibyo ngomba kuzuza uko byagenda kose uyu mwaka rero ikintu cya mbere cyari ryari nagomba gukora kwari gukora indirimbo hanze gutangira projet yose hanze audio na video byose nkabikorera hanze kandi nkaba nabikora muri studio ifite izina niyo yari target yanjye nicyo nifuza gukora muri uyu mwaka wa 2017 nsanga iyo studio iri hafi hano muri East Africa izwi cyane ari Wasafi kandi Wasafi izwi muri East Africa muri Africa ndetse no ku isi navuga ko uyu munsi kama irazwi so rero nsanga ni Wasafi niyo mpamvu nafashe gahunda yo kujya gukora muri Wasafi mu rwego rwo kwagura umuziki wanjye mu rwego rwo kwaguka gukorera muri Wasafi nkawe nka Pasi iyo ubitekerejeho n'uyu munsi wenda ukumva ukuntu wakoreye indirimbo ukumva ukuntu wageze ku nzozi zawe byumvuti ya biranshimisha cyane kubera ko nakoze ikintu uyu munsi ni kuba ari njye mukobwa wa mbere uteye intambwe yo kujya gukorera muri studio ikomeye ni ibintu nishimiye uyu munsi kandi kuko ni iby'agaciro ni iby'agaciro ni imbaraga mfite inzozi nyinshi hari byinshi nifuza kugeraho wenda rimwe na rimwe byose ntago mbigeraho bitewe n'ubushobozi buba bwabaye bukeya ntibigende neza ariko gusa ni iby'agaciro kuba narakoreye muri studio ya mbere nkoreyemo hanze y'u Rwanda ikaba ari na studio ifite izina muri iyi minsi kuhaje murakoze cyane hanyuma rero hari abantu benshi cyane bakomeje kugenda batwandikira tudasomye message zabo kiba ari ikibazo ngo Pasi ngo nice looking kandi courage nupanga kuba mariye ngo please give me a chance okay nzamubwira ubwo nyine abe yiteguye abe ajya ahora ashyize hafi ikote n'inkwano nzamubwira ngo mwiriwe Oda ntabwo oya ntabwo izi ngizi ndi buzisome ngo ndabona avuga amakuru neza abaye umunyamakuru yabyemera yashyizeho akabazo okay ntago nabyanga ariko numva atari impano yanjye ntabwo numva mbishoboye ku bwanjye ni ikintu ntinye wa mugani umaze gusoma ubyumvise uti ntabwo ari ubwa mbere nkoze ikintu nk'iki n'ubwa mbere nkora n'ubwa mbere nkora ikintu cyari kimeze nk'ikiganiro barambwiye ni byiza umunyamakuru ariko nyine ni ibintu njye mba mfite n'ubwoba no kujya gusoma nyine nari mfite ubwoba mvuga ntabwo ari impano yanjye niko navuga oya nta n'ubwo ubwo bikunda mba mbona ari byiza ariko uzi gukora ereri ntoya kuri televiziyo abantu bose bakurikiye nyine ni ikintu wowe ubwawe uriyangiza kandi ukangiza n'igitangazamakuru ukorera hanyuma ngo mwiriwe ngo mutubarize Pasi icyo yiga muri kaminuza naho yiga murakoze ni Esther niga BIT wiga muri kaminuza okay RTUC hanyuma ngo wawo ngo ni Flora ndi ku Gishushu Pasi turamukunda kandi kuraje turamushyigikiye arakoze cyane Flora hanyuma hari n'undi batubwiye ngo hi Pasi ngo how was your time in the Wasafi Record studio byari byiza nicyo namubwira byari byiza cyane uko iminsi igenda iza kuva kwa mbere bazatangira kubona utuntu twinshi twerekana ko byari byifashe muri Wasafi ese ubundi wamugani video izasohoka gihe video izaza nyuma y'iki cyumweru tugiye gutangira video izaba iri hanze kandi mbabwira ko ari video izaba ari nziza nkuko audio mwayumvishe niko noneho video yo irenze audio yego ngo ararenze mu gusoma amakuru mu muhakazi ni Pasi Kimisagara arakoze cyane hanyuma hari n'undi atubwiye ngo nitwa Ingabire Kizito mu murenge wa Gashanda mbariza Pasi ngo umuziki we umaze kumugeza kuki ni byinshi cyane umaze kungezaho kuko ubuzima bwose mbaho uyu munsi ni umuziki ibyo mbasha gukora uyu munsi ni umuziki icyo maze kugeraho cyose mu myaka 8 ni umuziki umuziki rero ni nk'akazi kanjye ka buri munsi niko mfata nk'akazi ka buri munsi so ni byinshi cyane nkorera
sinzi wenda ko ushobora wenda kuvugamo hari ukuntu wenda uvuga uti nubatse inzu mu rugero naguze imodoka urumva umuntu ubaje ikibazo nk'iki ngiki aba afite amatsiko yo kumva ikintu nk'iki. Okay, hari ibintu byinshi umuntu agenda akora bitagaragarira amaso ya buri wese, sinzi uko navuga, ariko byo kugura imodoka nyine naguze imodoka kubera umuziki, ndambara kubera umuziki, ndarya kubera umuziki, inshingano zose mfite nzuzuza kubera umuziki. Ese gukora umuziki uri umumama ntabwo bigoye, ntabwo bivuna? Oya, ntabwo bivuna. Ntabwo bivuna kubera ko mbikora nk'impano, kandi nkabikora nk'impano mfite nyine bindimo, kandi nkabikora nk'akazi kanjye. Nyine biragoye ku rundi ruhande kubera ko harimo abantu nyine baba bumva atari ibi nyine ari ibintu niba ubaye umumama kwa cyangwa se umaze kubyara ari ibintu ukwiriye guhagarika. Ariko ni nk'uko nakora akazi ndi mu biro, byose ni kimwe. Icyo dutandukaniye njye ndi kuri tere, ndi hanze ya office, ariko byose ni akazi, ntabwo bigoye. Hari ikintu umuntu ashaka kwibaza, urumva mugani impamvu umuntu aba agize ikibazo nk'icyo ngicyo, urumva iyo umuntu ari umumama aba afite umwana agomba kwitaho, noneho wenda tuvuge nka bino bitaramo mujya mugira bishobora kuba ku mugoroba ukaba nijoro, ubihuza gute nyine no gutanga uburere k'umwana? Uko byagenda kose n'ubundi ibitaramo byinshi bikunze kuba amasaha n'ijoro akuze, kuva saa 5 kuzamura, saa 4 kuzamura, kameme n'amasaha umwana n'ubundi aba aryamye. Gusa nyine umenya igihe ugomba gukora akazi kawe n'igihe ugomba kwicara ugaha umwana icyo ugomba kumuha nk'umubyeyi. Yego. Urakoze cyane Pasi. Ngo mwiriwe, ni Eric ku buhanda. Ese uramutse ushaka kuganira nawe yaboneka gute? Ndamushaka. Yajya kuri Facebook akareba Oda Pasi, akanyandikira tukavugana nka nimero yanjye. Nizere ko bwabyumvise. Kuri Facebook Oda Pasi cyangwa kuri Instagram Oda Pasi, hose yanyandikira muri message, hanyuma nkamuha nimero yawe. Hanyuma hari n'udutuwe ngo mbwira Pasi ngo courage, arashoboye ni Sam. Arakoze cyane Sam. Bonjour, bonsoir, nitwa Christian. Ngo bande ingenzi, Pasi ndakwemera kabisa, kudushaho. Arakoze cyane. Ngo Pasi komeza ngo bemeze abaci ibikuba babice ngo ni byose ni Imana. Ya byose ni Imana ibikora. Hanyuma rero reka tube twirengagije ibibazo. Indirimbo umaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye, mu ndirimbo zose wakoze ni indirimbo ukunda kurusha izindi? Burya umuhanzi araharara. Uyu munsi nkunze Nobody. Indirimbo zose narazisibye muri telefone, ariko turetse ibyo, indirimbo ya mbere nkunda mbese nzapfa, kuko ni indirimbo yatumye mbasha kwiyerekana imbere y'abantu, abantu babasha kumenya hari umukobwa witwa Pasi ukora hip hop, utanga ubutumwa bumeze gutya. Niyo ndirimbo ya mbere nkunda mu ndirimbo zose, ariko ubu ngubu nyine igezweho ni Nobody. Nta yindi. Bihangane. Hanyuma rero reka tubanze dukomeze mu yandi makuru twateguriye abantu, hanyuma turakomeza tuganira na Pasi. Mu yandi makuru tubafitiye, mu makuru arebana n'imikino, ikipe ya APRFC yasezerewe mu mukino y'amakipe yabaye aya mbere iwayo ku mugabane wa Afurika, nyuma yo gutsindwa igitego kimwe ku busa na Zanaco United yo muri Zambia, mu gihe kandi umunyarwandakazi Kasia Uwamahoro yaciye agahigo ko kumara amasaha 26 akina agapira mu rushundura rwa cricket, umuhigo utari waraciwe ku isi hose mu rwego rw'abagore. mu mukino wo kwishyura w'ijonjora ry'ibanze ry'irushanwa nyafurika rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo CAF Champions League, ikipe ya APRFC yasezerewe rugikubita itsinzwe na Zanaco yo muri Zambia igitego kimwe ku busa, mu gihe umukino ubanza wari wabereye muri Zambia amakipe yombi yari yaguye imiswi akanganya ubusa ku busa. Iki gitego kimwe rukumbi cyabonetse ku munota wa 16 gitsinzwe na myugariro w'ikipe Taonga Bwembya wateye ishoti rikomeye ku mupira w'umuterekano bari babonye mu gice cya mbere cy'umukino. Nubwo ikipe ya APRFC yasabwaga gutsinda ibitego bibiri, yagiye inyuzamo ikagerageza kubona uburyo bwabyara ibitego imbere zamu rya Zanaco yihagazeho yibera ibamba
Gamba yugarira izamu ryayo neza umukino urangira ari igitego kimwe ku busa. Umutoza Jimmy Mulisa wababajwe cyane n'uku gutsindwa kuri we ngo yari yiteze umukino ukomeye n'ubundi bitewe n'uko yari yabonye ikipe mu mukino ubanza. Ndababaye nyine nk'umutoza ukuntu nabitekerezaga, ukuntu twitwaye iriya muri Zambia, ubonye match ya mbere abakinnyi baritanze bakinye neza, nibyo nabasabaga nyine barebe ukuntu bakongera. Kubonye ukuntu match yatangiye abakinnyi dufite panike, ubona ko twatinze kwinjira mu mukino, kandi ari mbizi yuko Zanaco ifite abakinnyi bafite karite, koze ikosa rimwe baragutsinda n'ibyo bashakaga. Zanaco isezereye APR FC igomba kuzahura na Yanga yo muri Tanzania mu cyiciro gikurikiyeho, nayo yari yasezereye APR umwaka ushize mu marushanwa nk'aya. Ni mu gihe kandi indi kipe ihagarariye u Rwanda mu marushanwa nyafurika ahuza amakipe yabaye ya kabiri wayo, Rayon Sport ifitanye umukino wo kwishyura na Al Salam Wow kuri iki cyumweru isaa 9:30 kuri Stade Amahoro. Umukino ubanza ukaba wari warangiye ikipe ya Rayon Sport yambara ubururu n'umweru itsinze ibitego 4 ku busa. Ku isaa 4 z'igitondo kuri uyu wa gatandatu nibwo umunyarwandakazi Katia Uwamahoro yesheje umuhigo wo kumara amasaha 28 mu rushundura atera agapira ka cricket. Ni igikorwa yari yatangiye kuva kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isaa 2 kuri Petit Stade Amahoro. Katia wishimiye cyane uyu muhigo utari waragakozwe n'undi wari wese mu rwego rw'abari n'abategarugori ku rwego rw'isi, yashimiye Imana ndetse n'abandi banyarwanda bamufashije ngo agere kuri aka gahigo. Kuri we intego ye nyamukuru yari kwerekana ko n'abagore bashoboye muri siporo ndetse no kurushaho kumenyekanisha uyu mukino wa cricket. Imbaraga nazikuye mu kumva nifite icyizere kandi nkumva ko natwe twebwe abakobwa dushoboye, ntabwo byahoraga bibaho guca agahigo ari abahungu gusa, ariko nanjye ndavuga nerekane ko natwe abakobwa dushoboye, rero ndabyishimiye cyane. Katia Uwamahoro yesheje uyu muhigo ku rwego rw'isi nyuma yaho undi munyarwanda Eric Dusingizimana yari yawesheje umwaka ushize aho yamaze amasaha 51 atera aka gapira. Ni mu gihe kandi igikorwa cyo gukusanya inkunga yo kubaka stade ya cricket i Gahanga izatwara hafi akayabo ka miliyari y'amafaranga y'u Rwanda kirimbanije, aho hasigaye ibihumbi 180 by'amapaundi y'Abongereza kugira ngo iyi stade imaze igihe gito itangiye kubakwa yuzure. Arakoze cyane Jules Karangwa kuri ayo makuru arebana n'imikino yaduteguriye. Reka rero mbere ko dukomeza n'umutumirwa wacu ndetse n'andi makuru twabateguriye, tubanze dufata akaruhuko gato ko gutumikira abadutumye, turagaruka mu kanya. Mokash, kuzigama kwanjye, inguzanyo zanjye. Kanda akanyenyeri 182 akadirishya winjire muri MTN Mobile Money ku bufatanye na CBA ubashe kuzigama no kuguza amafaranga kuri telefone yawe. Hamwe na Mokash birashoboka. Starting 1st and 3rd April, Rondair connects you daily from Kigali to Harare and 4 times weekly to Mumbai. Book now and fly to Harare, a vibrant business metropolis and the gateway to Zimbabwe's breathtaking tourist attractions like the Victoria Falls, one of the 7 natural wonders of the world. Or escape to Mumbai, the prosperous commercial center of India and the gateway to enchanting attractions and a millennial cultural heritage.
For more information, call 0788 177 000. Rwandair, fly the dream of Africa. nyuma rero yo gutumikira badutumye reka dukomeze mu yandi makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda. Mu makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda muri Gambia, perezida mushya w'iki gihugu cya Gambia Adama Barrow yongeye kurahira kuyobora Gambia mu muhango witabiriwe n'abantu benshi mu murwa mukuru Banjul. Adama Barrow yari yararahiriye hanze y'igihugu mu kwezi gushize mu biro by'uhagarariye Gambia muri Senegal. Adama Barrow yaje ku butegetsi uwo yasimbuye yari yabanje kwanga kuvaho nubwo yari yatsinzwe amatora ari we nyine Yahya Jammeh rero akaba nyine yari yaranze kuva ku butegetsi ariko nyuma aza kuza kubuvaho. Uyu munsi rero wirahira rya Adama Barrow wahuriranye no kwizihiza ku 52 umunsi w'ubwigenge muri iki gihugu cya Gambia. Abantu benshi cyane bari bitabiriye ibi birori. Ni kuri ngurira dusoreza amakuru ku buryo burambuye twabateguriye ariko mbibutse ko tukiri kumwe n'umutumirwa wacu Pasi Oda. Pasi, hano harimo ibibazo byinshi, reka kugira ngo wenda abantu bataza gusigara baturakariye ngo ntitwabasomeye message, reka tubizeze ko izi message uri buze kuzisoma hanyuma abo bishoboka ukazabasubiza. Yego nicyo kintu cya mbere mbasezeranyije kubera ko amasaha yadusize umwanya wabaye mutoya kandi message ni nyinshi ndazisoma zose uko byagenda kose nimero ziriho nzabasubiza. Yego harimo message nyinshi cyane muraza ko twihanganira ntabwo zose twazisoma kuko umwanya watugendanye. Hanyuma mbere yuko dusoza hari indirimbo nyine nubwo watubwiye ko Nobara ari uharaye muri iyi minsi ariko muri n'izindi ndirimbo ufite, turagira ngo uhitemo imwe mu ndirimbo zose zawe wakoze, uduhitiremo imwe uyituririmbire nyine tunasoza. Inzazi zanjye zabaye inzazi zose zabaye mama, sinatinye ibiza byandushya, nyita Miss President, I'm strong a woman. Yeah, ni Miss President. Miss President. Nimwe mu ndirimbo zawe ubwo bivuze ko uyikunda kubera ko ariyo hisugwaho. Nuko ni indirimbo abantu benshi bahise banyitirira Miss President, Miss President. Birangira nyine nyikunda cyane kubera ko ni indirimbo ivuga ubutwari bw'abamama bw'abagore. Urakoze cyane Pasi, wakoze cyane kwitabira utumire bwacu, twizere ko n'ikindi gihe tugutumira uzitabira. Murakoze cyane kunyakira muri studio za Royal TV. Urakoze cyane. Murakoze. Ndabashimiye cyane rero mwese twari kumwe muri aya makuru ku buryo burambuye. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro bitandukanye Royal TV yabateguriye. Nge nari Hose Nishimwe, mukomeze kugira ibihe byiza.